Mwaramutse neza mwese. Ndizera ko mwaramutse neza mwese. Ndagira ngo mpere ku bivugwa buri gihe kandi kuko nk'abantu n'ibikorwa byacu n'inshingano dufite, hari byinshi bihora bigomba gusubirwamo buri munsi buri gihe ntiturambirwe, kubera ko nk'abantu ntabwo ibintu bifata umurongo uko byifuzwa ako kanya ngo birangirire aho, ndetse niba birimo no gukora n'amakosa abantu barayakora ugakosora, ejo ukagerageza ugakora ibindi, ndetse ukaza gusanga amakosa yongeye yabaye. So the question is, RDF rega kwiri muri Congo yajyanyeho n'iki? Kukibwira ko yabiri muri Congo yagiye kugira gute? Niba uzi icyayijyanye rero, niba urishobora kwiriyo muri icyo kibazo, muri icyo kibazo, hanyuma noneho ubaza u Rwanda utari ko abasirikare b'u Rwanda mwohereza muri Congo nijoro ku manywa bakaba bavuyeyo cyangwa bagumayo, kuki bagiye ko ikibazo twakirangije? Ikindi bakwiye guhagarika ni ugufata ikibazo cy'abanyekongo bakakigira icyacu, hanyuma warangiza ukavuga ngo wowe ugira icyo ukora hano, ibi bindi by'abanyekongo ni ibyacu biratureba. Okay, that's good. Abakabaye bakemura ibibazo byo muri Congo, abanyekongo ubwabo ntabwo bafata ikibazo cyabo ngo bakigire icyabo bagishakira umuti wacyo. Niyo wakwifashisha abandi kugufasha, ariko ugomba kuba ari wowe uri imbere ushaka igisubizo, ugafata responsibility. Igihe iteka iyo ushaka gukemura ikibazo ukitirira abandi, ukita icy'abandi, ndetse ugashaka ko n'abandi ari bo baguha icyo gisubizo, igisubizo cy'icyo kibazo, icyo kibazo gihoraho ntikirangira. Niyo mpamvu ikibazo cyahariya hakurya muri Kongo kitarangira. Nk'ubu kiriho hakurya hariya, barakubwira ngo hari iyi group yitwa itya, yiyise cyangwa yitwa M23. M23 ntabwo ari izina nk'iry'inamba y'imodoka, inomero y'imodoka cyangwa icya. Icyo twaje kumenya ngo bashaka kuvuga ni uko ni itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu bijyana n'igihe basinyiye amasezerano mu 2009. Niho kuvuga ngo dukomoka muri ayo masezerano n'ibitarujujwe by'ayo masezerano. Nicyo bivuze. Abo bantu bari hakurya hariya bitwa, arabo mujya mwumva bitwa abarwandofone, murabumva? Abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda, ninde wabajyanyeyo? Ni iyi leta y'u Rwanda? Ninde wabajyanyeyo? Uwabajyanyeyo yabishubije, ariko arenda kubibaza u Rwanda kubera iki? Uwajyanye aba bantu n'ibibazo baba batera cyangwa baterwa, aba ari ubisubiza. Ntabwo bazaza kubibaza Kagame, ntaho ahuriye nabyo.